Hello friends, please let's go exploring. Nkuko nkunda kubikubwira mu mwanya wawe muto untiza amatwi y'umutima ntago uzabyicuza. Ahari ushobora kuba uri kurwana n'ibintu byinshi icyarimwe. Ndashaka kuvugana n'umutima wawe ukomeretse. Ufite ubwoba bw'ejo hazaza, ukumva umutima wawe wabuze amahoro, ibikomere bitarakira n'icyizere cyagushizemo. Uyu munsi Imana iragushaka. Nitwa Zubeda, ikaze kuri We Need God Daily. Yego, dukeneye Imana buri munsi. Hari igihe ubuzima buhuriza ibintu byose hamwe bikakubera umutwaro ku buryo no kuwutura byanga, ukisanga ibintu bitakigenda neza, abantu bose bakagutenguha, amafaranga akagushiraho, ukumva uriyanze wowe ubwawe. Ndakumva cyane. Ifunguro ry'umutima wawe rikaba amagambo mabi make, ukumva nta kintu usigaranye cyo kuvuga, kumva uriyanze uti ntabwo nshoboye, menya ntashobotse, ntabwo ndi umuntu mwiza, sinzi uko nzabigenza. Ariko kankubwira, icyo naje kumenya muri ubu buzima nuko ubwoba nta kuri bugira, agahinda ntikavuga ukuri, ariko Imana ivuga ukuri. Nanjye hari igihe ibintu byose byanyirundiyeho icyarimwe, abantu batakinyumva, ubuzima nkabona burimo kunyanga, nasenga nkumva sinsubizwa, nasaga nk'umuntu wabuze icyizere. Urabyumva, amahoro yari ntayo, nta tangiriro muri buri kimwe nari mfite, niyumva nk'igihombo ku bantu, muri buri ruhande rwose nkumva ndi igihombo. Ariko icyantunguye ni kimwe, Imana ntiyigeze iva iruhande rwanjye n'umunsi n'umwe. Nubwo ntayumvaga, nubwo numvaga ndi njyenyine, ariko yari ihari. Nasubije amaso nyuma y'igihe, mbona ko Imana nta munsi n'umwe yigeze ndeka, ahubwo yahoze iri hafi yanjye. Byashoboka ko nawe umeze gutyo, cyangwa umaze iminsi uca muri ibyo bintu. Ibyo bihe ndabyumva cyane, kubura amahoro no kugira umutima uhangayitse. Ariko ndakubwiza ukuri ko ibyo byose ntago ari icyaha, ni ikimenyetso cy'uko ukeneye Imana kurusha ikindi gihe. Yo guhanyumvise neza, you need God like never before. Muri Bibiliya Yesu yaravuze ati, mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Iyo jambo riboneka muri Yohana ibice 14 umurongo wa 27. Bivuze ko ayo mahoro ashoboka. Nk'uko nkunda kubivuga, Imana ntibeshya. Icyizere cyagushizemo, yego, wumva waraniranye, wumva ntacyo uri cyo, buri munsi ubura impamvu yo gukomeza ubuzima. Imana ntireba uko umeze uko nguko, ireba icyo yaguteguriye kuba cyo. Yaremye umuntu udasanzwe, nta wundi ndi kuvuga ngo ni wowe. Ibyo ubona ko byarangiye, aho ngaho ni Imana igiye gutangirira. Niyo mpamvu uri kunyumva. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose. Uwiteka, imbabazi zawe zizahoraho iteka ryose, ntureke imirimo y'intoki zawe. Iryo jambo riboneka muri Zaburi ibice 168 umurongo wa 8. Imana ntiyasiba proje yawe. Proje mvuga ni wowe uri umushinga w'Imana. Nta cyayibuza kuwukomeza, kuko yifuza kubona umushinga wayo ugenda neza nk'uko yayipanze. Ibyo biri kugenda bicamo ntago ari uko yapanze, nubwo izo risk zihari, ariko at the end proje zaraninga. Ejo hazaza hawe ntuhazi uko hameze, ariko icyiza ni uko Imana ihazi. Amen. Imana izi ejo hazaza hawe, ntugire ubwoba. Muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10 haravuga ngo, ntuzatinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza kandi koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Ntago wibeshye, Imana nta munsi n'umwe izareka kuturamiza ukuboko kwayo. Ahari wenda ushobora kuba wumva mu magambo yanjye ngusangije n'ijambo ry'Imana bidahagije, ariko nyemerera ndakwinginze,
aho uri hose. Reka njye nawe dusengane. Please take your time. Gufunga amaso ahantu uri bishobora kuba bitari gushoboka, ariko ndakwinginze ufunga amaso y'umutima usengane nanjye. Data twese wo mu ijuru, uyu muntu uri kumva aya magambo ndabizi neza ko atari impanuka. Reka agere ku mutima kandi ibiharimo bihinduke bihure n'igihe cyawe kuri we. Mwambura ubwoba, mwambura umubabaro, mwambura umutima watakaje amahoro, umugarurire icyizere yabuze. Uri muganga w'imitima, kiza ibikomere byose, yaba ibigaragara n'ibitagaragara. Subiza amahoro muri buri nguni irimo agahinda, usubiza umucyo ahantu hose Satani yashyize umwijima mu buzima bwe. Ndagushimiye kandi urakoze kutwumva mu izina rya Yesu, amen. Niba iyi message igukoze ku mutima, andika amen muri comment. Ntuzigere utekereza ko uri wenyine, ndi hano ku bwawe. Subscribe kuri We Need God Daily niba utarayikora, kugira ngo dufatanye urugendo kugarura icyizere n'umunezero ku Mana buri munsi. Wakoze kuntega amatwi. Imana iguhe umugisha. Bye.